yirukana Sheyira ajya kugisha inama Marene we kuko utumvikana kwe na Ntwari, naho Kindigiti yishimira kurya neza atazi aho ibyo arya byavuye. Ubu se byaba bimeze gute? Kurikira inkingi y'amahoro. Cya gipimo gishyize naga. Ntacyo se wafasha Njeri? Umvare, ngifata se ngikuye Sheri. Ko ngikuye mu kanwa maze kwipima nkakiguhereza ngo wandike igipimo cy'ubushyuhe nigenzuye, urangije kubyandika ukirambikaye. Mana nyagasani, use wa mugani nyirambitse he koko? Dore ngicyo mu kuboko ko hirya. Urabona ukuntu natura tuyegishaka kandi ngifite mu ntoki di. Umva Sheri, ibintu nk'ubundi bimbaho iyo ndi mu kazi. Ngashaka nk'ikaramu nkata umutwe kandi nayicometse inyuma yo gutwi kugira ngo ntayita. Yewega bibaho ariko si wowe wenyine. Hanyuma se warangije kwandika ibipimo twifashe ntaga? Nabirangije rwose. Impa nanjye ndebe ko ntacyo wibeshya. Akira. Nibyo da. Ndabona ibimenyetso wanditse bihura n'ibyo nigenzuye. Nageze mu gihe cy'uburumbuke. Cyane rwose. Dorere, ahubwo mpereza icyo gipimo dore twari tukibize tutabanje kugikorera isuku. Suko. Twese twe tugize amazinda kandi bikwiye ko igipimo kigirirwa isuku mu gihe cyose umaze kugikoresha. None se ntaga? Karame. Kunsubije se warangiza ukitsa imitima. Kuba twinjiye mu gihe cy'uburumbuke se birakubabaje? Ego ko. Reka. Ntabwo byambabaza rwose. Ubwo se byambabaza bite n'uburyo tumaze kumenya akamaro ko kwifata. Aho abandi bataritabira uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro, bakibazo kwifata bikomeye. Rwose twiwacu ntibikiri ikibazo tubiziranyeho. None si byo kwitsa imitima bigufashe bite? Ubwo nuko nari nkomye agatima ku mari navuganye na Kindigite, nkaba mbona bizanamo ubwenge buke. Kandi umbabarire ku ubwonko bwanjye butandukiriye. Naho se ubundi koko nabazwa nuko twinjiye mu bihe byo kwifata kandi twarasezeranye ko tugomba kubanza kurera bari abana bakigira hejuru. Ubu muri somo ryarancengeye rwose. Ntiwumva? Naho se Kindigiti nudacongera hafi iyo mara azayiguheza nyine. Ubona hari icyo yitaho? Ese Kindigi? Ndakumva boss. Mbona wibereye aho ngaho. Ntabwo agombaga kugerana kwihangana hajyanye za ntebe z'umukiriya. Yewe yambwiye ngo si ngombwa. Ngo umukiriya bishyiriye afite umukozi n'umuzamu barabipakurura. Nuko rero nanjye mpitamo gukomeza kwitundira ibarizo rishyiraho rigomba kubikwa. Ese? Ngaho nyarutsa na biriya bice by'imbaho bipanga inyuma neza. Yego. Hari umukiriya uza kubitwara. Rwose. Ahubwo se kabe nako boss. Ndakumva. Nakoreka nkwegere mbikubwire. Wabona uyu munsi nkoranya akanyamuneza. Ibikizo ushaka kumbwira Kindigi? Nyine urabona igihe cyanjye cyo guhembwa kirabura iminsi 2 gusa. Mbese ni nkaho cyageze. Buriya nta kuntu umwami yampaye ngaca intege ubukene bungeze habi. Ariko se Kindigi, washaka guhembesha kabiri? Utese. Neza waragiye wigira umutekamutwe pe. Utese boss. Uziko nutitora ibyo bintu bizakoka amakoko Kindigi. Boretse kuntuka boss. Ngiye uri muravuga ngo nje guhembesha bwa kabiri. None ubwa mbere bwo wampembeye hehe ngo tuvuge ko byebura ndimo kugucabiranya ukabumvumbuye. None se nimwayahashyemo? Tuyahahamo. Icyakora hariya wahabaye umuntu w'umugabo Kindigi. Kuko utari ko kwibyo uvuga nabumva boss. Kora hape. Niko. Ko waratekereje ugatera intambwe mu kwita ku muryango wawe. Ukaba usigaye uhaye urugo rwawe rwose utitaye ku gusigaza n'ay'agacupa. N'ukuntu mwari patana rugira. Byaranshimishije cyane. Ariko se boss, ibyo uvuga nibiki? Ariko se koko ubwo nturi kwijijisha Kindigi? Nijijisha ikize. Ariko nuru ryaba ari ishyano n'ukuri. Oya ni impamoda. Sinsobanukiwe n'ibyo umbwira. Ibyo guhaha rwose kiwe se naba ngiye guhembesha mu biki none. Ejo buno umugore wa Helena ntiyagiye kuri butike akabwira Margarita kuba ibintu bitandukanye birimo ibyo kurya yarangiza akamubwira ko bizishyurwa mu mushahara wawe. Mwera bimuhaye cyane rwose. Ntabwo byumvikana. Yarabitwaye. Rwose narangije no kubyishyura. Ngo iki? Neza rwose wagira mu mari mwabibari. Byawhariyemo n'umushahara wawe.
cyakora hasigayemo inoti ya 500 n'igiceri kimwe cya senkani ubwo niwo mushahara nzaguha. ariko ubwo muranyumvira ibyo Helena aba nkorera koko? data we nica umuntu. uragiye Kinigi garuka ariko ubwo uragiye utaye akazi koko? oya kabe ibi birakabije rwose sinabyihangane koko. niko ubwo se naba ndushywa n'iki niba nkora hari agatunda yo nakoreye? si umugore wawe se? ariko rero kabe nawe rwose uri umugore. gute se? urampimukiye rwose, kuki utabanje kumbaza ko? garuka rwose mbwira. mbabarira rwose Kinigi, nari nzi ko rwose bampamagaye bansaba kwishyura wowe na Helena mwamaze kubiganiraho. nyumvira ni ukuri kw'Imana. mbabarira rwose ntabwo nari nzi. iyo tubimenya tuba twarasabye Helena kubanza kubikuganirizaho mbere y'uko tumuha n'umunyu. ubu nduhiye ubusa ukwezi kose koko? ubu mbese mbaye nk'uwakoreye amabuye? mbaye mvoma bihita. umva Helena arambona ariko arambona. Kinigi umva Kinigi, rwose ibyiza nuko wacuruka rwose ukagabanya umujinya ukabanza ugakora akazi kakuzanye, ibindi wowe na Helena mukaza kubisubiramo nyuma wataye, sibyo se? none se kwanza byo kukwicara iruhande kugira ngo mbwire icyo nshakira ngo ndeba mu maso nkaba mbona ucuritse umutwe Rukundo. ndumva mfite isoni nto. isoni z'iki se mashewe? ngaho higura umutwe ndebe mu maso sheri, gutyo kabisa. karame mbabarira mu minsi ishize nakwitwayeho nabi. nibyo wanshakiraga se Sheila? yego, muri njye numvaga nifuza ko tubishyiraho akadomo bitarenze uyu munsi. hari ikindi gitekerezo gitandukanye n'icyo wari usanganywe se wungutse Rukundo? naratekereje ndongera ndatekereza, njya kugisha inama abo nizera, ndagaruka ndongera nturuna ubwonko bwanjye ndatekereza, nsanga ko kari njye ukwiye gusezera mu kazi deni wowe ugakomeza ugakora. nshimye ko wabanje kuvuga ko watekereje inshuro nyinshi Sheila. uyu mwanzuro nizeye kuko uvuye ku mutima, nta gitutu cy'undi wese kikuriho Rukundo, sibyo? humura ntacyo sheri, ni umwanzuro wanjye kandi nzi neza ko nta gihombo turimo gikomeye nk'uko cyari kubaho iyo aza kuba ari njye usigara mu kazi wowe ugasezera. wawu, mbega byiza. erega mvuga ko nahisemo neza, bakagira ngo ni imitomo. nubwo akamahane ka muntu nyine katabura, ariko nzi neza ko uri umukobwa utekereza, ubishyira mu gaciro kandi uzi gufata imyanzuro. ariko kandi ngakunda cyane ukuntu ubanza kunkoroga. burya nanjye bituma nsubira inyuma nkongera ngatekereza neza ngo numve niba ntari kukuryamira mu bitekerezo. ntabwo wandyamira mpora nkwizera Rukundo. ahubwo se be, karame mwiza wanjye, ko natangiye ngusaba imbabazi z'uko nakwitwayeho, z'uburakari nakugaragarije, kugeza ubwo bimwe mu myiteguro y'ubukwe bigenda bigura intege kuko tutumvikanaga, wazimpaye. ese ubu nabuzwe n'iki kukubarira koko mahoze? cyangwa bibagiye ko mu byo padiri yatwigishije twigira umubano harimo ko abifuza nyine kurushinga n'abarushinze bimika imbabazi no gucisha make hagati yabo, kugira ngo nyine babashe kubaka ku rutare. muri imbabazi zanjye urazihorana Rukundo rwanjye. wawu, urakoze cyane, ndagukunda cyane, urakoze kumbabarira. nanjye ndagukunda Rukundo rwanjye. kandi humura ntuzihebe cyangwa ngo wicuze n'impamvu waseze, sibyo? ubwenge bwawe ndabwizera. kandi humura ntuzatinda no kubona akandi kazi kandi keza. ese mama, karame, ko ntumva nahaze kandi ibiryo mu isafuriya bikaba byashizemo, ngo biragenda bite? biragenda bite se nyine? Kanezero nawe ntukansetse. cyangwa mama, reka twirire ibyo wasigiye papa, n'ubundi ko iyo atashye nijoro atabiri. ewe yaba byashobokaga ngo mwirire mu maririze bana banjye, ariko nyine ntitwacuriso, sibyo? ngako Kanezero, banza urangize kugaburira barumuna bawe, niba bisigaza mu byirire, sibyo? reka nanjye mbahe n'ibi naryaga, sibyo? ubwo ahasigaye muryame muzongera kurya ejo. baba we, turashize mana nyagasani, urinde aho duturaho urugi. Helena
karame ndavuze ngo kingura none ahangahe cyangwa ariko si ibi ni ibiki se noneho papa yabaye yego yuzumuna mariya ndavuze ngo kingura ye ariko se ubaye aka kanya kingura niko mubwiye ku mana yawe ni ibiki se dore ameza yuzuye amasahani ye imitsi yanjye mwayinyonyuje mwujuje ameza musagurira n'ingurube umva hako si ibi ni ibi ako ndakura ibi ni ibice ariko aho abaye nk'urubano imbere y'abana kindi gitariko ibyo birabareba ahubwo ndaguhana urushyi nukomeza hako ibi ni ibiki mwabana ngwino papa budakubita mama papa budakubita mama ibi ni ibice papa budakubita mama papa budakubita mama kaneze karame ubona wowe nimuterura abana mujye mu cyumba nimwihute sibyo mbese nyine bujya hako ahubwo buri mu bice niko here bisobanura neza ukuntu ugenda ugakokora umufuka wanjye ugakokora utwo nakoreye twose habe no gusigazamo ntasane yumva kereka nk'uwagushinga iryinyo nkagushwanyaguza gusa nta kintu ndakura se kigali we ntiwongere kunkurubana umufitinyagariza hasi nk'aho ndi umujura reka nta soni arikangata ibyo bita kugukokora urabona hatavuyemo ibyo abana barya kuki soni urifata ko ukajya kwikopesha kuri butike ya Marigarita tutabivuganyeho si ibyo abana barya utundi birimo byose umushahara wose urahashirira utigeze unambwira ko wagiye koko ndina nkubwira ko hari icyo dukeneye se wowe ubiyobe ubundi nta soni cyangwa mbikubwiye byo bikoraho iki ntacyo bikoraho kindigi nushaka nkubita nk'uko winjiye ubihigira sigari we ariko ibyo nakoze simbyicuza ibyo wakoze ntubyicuza none se ihaba byashobokaga ahubwo nkajya mbikora buri kwezi umva ndakubwiye ngo wikururiye ibibazo rero wikururiye ibibazo niko nkubwiye umva cyakora rekana nakubwira ukuri utagira ngo nabikoze mpubutse ngewe nararebye mbona iminsi yawe yo guhembwa iregereje kandi ntiteze ko hari n'akunyu uzatuzanira kuko inshoreke yawe mahoro imaze iminsi ibyaye ubwo urumva none se numva ko byanze bikunze uzamara kuyacakira ukerekezayo mpitamo kuyikopeshamo ibyo kurya bizadutunga njye n'abana banjye nuko wakoze nakoze nyine ariko umva reka nkubwire numva iki ariko numva iki iki ibintu bihinduye isura ibyo birabireba ntuzongera kubona n'ikibiriti muri uru rugo cyangwa mu mafaranga nakoreye urumva neza mama we do umva sha kindigi nanjye do njye n'abana banjye nitwongera kwicwa n'inzara kandi ukora uzamenye ko nzamenye ko iki unoneho ugiye guhiga nanjye ibyo nari ngiye kuvuga reka mbireke gusa shikama nanjye nkenyera nkomeze duhanga urashaka guhangana nanjye none wambere mugabo gitura aha si uguhangana ushaka buretse sha buretse ku nyungu z'urugo bitegura gushinga Sheila na Ntwari barashyize bumvikana ko Sheila yasezera akazi Ntwari akagasigaraho naho se Kindigiti kw'induru ibaye ndende nyuma yo kubura umushahara we aho Helena azarusyaho ntuzacikwe n'inkingi y'amahoro y'ubutaha. Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane saa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu saa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu saa 8:30 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 0789130120 cyangwa se 0788435206. Bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi-y'amahoro2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro.